Yeah, man. Wagwan, what's up? What's happening? Mumeze mute is the creative genius. Feed your focus, starve your distraction, feed your focus. It's your host again, JPack today, Young Simba, Nichi. Ariko, my day was great, my day is going good. Uyu munsi ndi kumwe n'umuntu umutagatifu cyangwa whatever you can call it, ariko reka ndeke gukora intro cyane because it's the first time mwakiriye kuri podcast Muta the second. Niko nabivuga Muta the second. Muta wa kabiri. Muta wa kabiri. Muta wa pili. Muta wa pili. Wa pili. Muta wa pili. Mugwa mugatenga cyane. Bimeze bite Muta? Ni neza byatari. Man, thank you for stopping by. Ku munsi wawe uri busy n'icyo ukabifata umwanya ukavuga ati haya video focus reka mbasure reka tuganire. Wari umugisha byatari man. Wari umugisha ni ibintu byiza nanjye mba nabyishimiye. Ni ibintu birenze kuko twarabiganiriyeho ndakubwira ati igihe kinini byatari nanjye narabyifuzaga man. Ukuri kw'Imana. Iki nicyo gihe cyanyacyo rero. Reka tubiganireho rero. Umeze neza? Amahoro nari. Umunsi wawe ugenze neza? Man, subona man ibintu byose ni neza ndashima Imana kuba nihumeka aka kanya kuba twahuye ku byo twapanze turi kubikora mu mugisha byatari man. Ariko buriya hari ikintu nge nshaka ku understanding kuri wowe kimwe, ari byinshi cyane ariko hari muri bike birimo. Man, je ndi umukongomani bro. Oh yes. Nyine mfite culture y'abakongomani. Muri video zawe drip gotta be like too extra. Real life shit like too extra. Wallahi umunsi nana ichi drip. Bro, hari umuntu tujya dura akambwira yo bro wambaye neza. Amubwira atari nyine ariko njye mba numva n'ibintu bisanzwe nyine kubera njye nakuze nkunda mani gusa fresh tu. Drip ni ikintu ariko ni ikintu bita ariko nyine biragaragara you know somehow somewhere hari n'agasakoshi wari ufite ku ruhande kaya ko ntabwo njya gasiga bro. Ntabwo njya harimo ibintu tu nuko ndabaye ngombwa ko mbyerekana ariko ndaza kubikwereka tu. Oh yes. Uraza kubireba ni ibindi bintu nabyo nyine biba biri mu buzima nyafite agashakoshi. Hano harimo bya bitabo by'ubuzima se. Uraza kubibona bro ndaza kubikwereka tu. Abantu mwihangane only get the exclusive mwebwe nyine murabona ibyo mubonye nyine mwakira ibyo ba only get the exclusive man. But right jumping to we man. The last project we dropped. Iyi title you Haso y'umunyagatenga. Ariko hari indi boro ya mane nani minsingaye misibiri OG. Reka tuhere kuri haso y'umunyagatenga. Haso y'umunyagatenga. Bro. Project, what inspired you kugira ngo ukore iriya project haso y'umunyagatenga like cause creativity iri inyuma yayo ama red carpet ama G like it's like a mini movie. Man, ikintu cya mbere cyo navuga bro ndashima team abantu nyine baba bamfashije shout out kuri Muhammad Senongo director nyine wa directinze ariwe nyine tu bro nyine buri kimwe cyose wabonye man ni wagitekereje nyine tu. Nandi ma idea nyine tugenda dusharingana nyine tu nk'abantu bakorana ariko Setongo nyine bro respect kuri uwo mugaye byatari man. Nibo barakoze nyine iriya image wabonye nyine icyo kintu kiba cyagukanze n'umugisha byatari bro nyine. Nashakaga kwerekana nyine image nyine agatenga Cosmar bro Gatenga ni ku mutima bro. Gatenga niho wakuriye niho wavukiye. Gatenga man ni Gatenga ni nkariho nje navukiye ahandi ariko naje mu Gatenga afite umwaka umwe bro. Naje mu Gatenga afite umwaka umwe bro nyine niho nakuriye ubuzima bwanjye bwose nyine kuva kugeza na n'ubu ngubu nyine niho hantu nzi
cyane nyine tunarabaye byatari narahize ndahakinira ubutaka bwaho ndaburya abantu bo mu Gatenga bazwiho ko bakubita iby'imbere n'iby'inyuma ubu ngubu turebye ku ruhande bro ntabwo ari ukwirarira mani ushobora kuduterera iby'imbere nk'iby'inyuma nka bigaretari ndi umusiporutifu byatari ntabwo turi bushyire kuri kamera badagira ubwoba abantu bari kubireba ariko I believe you man, I believe you kabisa byahatari nse mu Gatenga ko ari abasiporo music yaje kuza gute to just wapi Ugatenga byose man ibyo byose byari bihari bro Gatenga niho nyine ni wabo aba greatness byatari tu kuko abaji bose man yaba na baje bro yaba Jay Polly yaririmbye nagumva kubwira ati zakugogerera mu Gatenga na muji abaji n'aba Ben bro n'abaji bose man bavuga ariko Gikondo na Gatenga maza biba byegeranye n'iki niyo uri umunyagikondo nyine muri Gatenga ufite influence ntabwo byabura kubera ko hose nyine ni ahantu hamwe man ahantu hamwe kandi usanga nyine ubuzima bwawe bwinshi niho hantu nyine kuva mu bwana nyine abari Gikondo Gatenga Kicukiro Gikondo Gatenga Kicukiro usanga nyine nimbura umupeti warakinaga nk'umupira n'urugero Kicukiro habaga hari nyine nk'amapiki nyine nk'amaground y'umupira buri kimwe bya ball nyine hagiye hatandukanye mu Gatenga naho nuko Gikondo nuko nguko rero nyine bigatuma nyine abantu baho baba connect bya hatari man na roots zabo bakuntu nyine abapeti bakura babona abasani je nakuze mbona aba legend man muri hood bro nakuze mbona abahe ba legend man ugiye kumbwira aba legend ugiye kumbwira abajama bamaze igihe ndambwira aba legend wabonye ukuze ukubona yaba na ba Jay Polly man je nakuze okay Jay Polly one Jay Polly nakuze mubona mbona Babri se no muri legend ukora hip hop utazi Babri bro ndamuzi ariko I don't think he's a legend Family Squad no legend why ni abantu bakoze ibintu byiza bakonde na legend MOP na legend ni abantu bakoze ibintu byiza ariko na legend bro man kuri legend wowe bisobanuye kuri legend ku muntu kuri njyewe nyine kuntu bifata n'umuntu nyine ukora ibintu nyine byiza urumva kandi ibintu byinspirinze urumva abantu urumva runaka bagira impact urumva bro nyine ni muri iyo nuze ni muri iyo we kuko nta kindi cyaba kirenze icyo ngicyo cya dance okay hari umuntu nyine umunyabigwi umuntu wakoze ibintu byiza ibigwi bikavuga hari umulegend nawe ari umuntu wakoze ibyo bintu ariko nawe akagira n'icyo afasha community n'icyo yongera niba yashyira ku ntuza if you say Jay Polly hari ibuye yashyize ku njyana ya hip hop binagaragara nobody can deny that bro ntago muciye mu ijambo yaba na ba Jay yaba na man buri muntu wese sinzi kuntu nyine nabivuga to ariko buri muntu wese uzi industry nyarwanda urumva guhera igihe wenda kuko twaje nyine mu gihe wenda nibwo byari bishyushye cyane n'urugero turi kubyiruka nyine turi gukura natwe nibwo byari bishyushye cyane umuntu wese wakoze none se Mr. Joe aka kanya wavuga ko ari that's a good question Mr. Joe is a legend why I'll give you example ndaguha proof Mr. Jojo yakoze umuziki ukunzwe but also being a female muri iriya era showing ko abandi bakobwa yereka abandi bakobwa ko it's possible to do that ntago I'm sure ko abantu ba Knowless Ariye Ways whatever niki they all like hari akantu nyine bavuze ati she can do it we can do it rero nabo ngabo nyine urumva ibyo ngibyo umbwiye nabo ngabo uzi ko nawe ejo
hari impact nanjye abo bantu bangizeho man kuba wenda ndi gukora ibi ngibi ntabwo ari njye njyenyine hari n'abandi benshi cyane wenda bakomoka boro hamwe urumva nyine ntabwo nyine sinzi uburyo ushaka kubifata bro abo baniga bakwiye guhabwa flowers man no I agree with you kandi koko nibyo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubataka cyane kuko nabo bakoze bashyizeho itafari rikomeye bro yaba kuri hip hop yaba kuri music nyine byose nyine tu kuko Family Squad yakoraga hip hop arimo n'abakora izindi njyana R&B dancehall urumva kandi bose bakabikorana urumva bagera kuri Baba Blue bagera kuri MOP urumva bro nta kuntu wambwira abo baniga ntabwo ari abantu badanjari ikintu ariko wowe ntabwo wenda ushobora utankuriye neza ntabwo navuze ko atari abantu badanje cyangwa utakoze ibintu byiza I'm just talking about the word Legion niryo ryonyine navuga kuko abo ndabazi Family Squad Babli ntabwo ari kuvuga ngo nindi cyangwa ntabwo bakoze ibintu cyangwa n'ubu nta nubwo ibyo bintu bakoze inspiring abandi bantu just tapping into the Legion like nyine umuntu wese waciyeho cyangwa wagiye ukora utuntu ntabwo ari kuvuga ngo nakumvisha nanjye aho ngaho ntabwo kuba waramenyekanye ukakora izina it doesn't mean you're a Legion but Legion is like what do you mean to the community to the country what do you mean like for bigger picture not like nanjye nshobora kuba narakunze no say wenda not to say cyangwa niki ejo umujama ashobora kuza ngo yakana muri Legion kubera ko yamukunze cyangwa mwese cyangwa you get kubera ko the name is big no, I like to have those conversations but I'm not the one to decide who's the Legion not a Legion icyo nanone ni opinion y'umuntu ni opinion y'umuntu you right man nanjye witeka wabyumvishe nanjye nabyumvishe kuko ni opinion ya buri wese ku giti cye tu whoever tugende bro kuki twagumye aho reka maze kwirukanse bana reka maze kwirukanse muta reka maze kwirukanse ntabwo agombaga kugera iyo hose none ariko buriya conversation zose tugirana cyangwa tuganira is opening izindi conversation nanone ko dushobora kugeraho turangije abandi bakajyaho opening bakavuga se kuko bira bintu I'm not right I'm not wrong you're not right you're not wrong like opinion buri wese yibeshya ko ari mukuru ahubwo ako kantu niko twagakwiye gukomereza buri wese yibeshya ko ari mukuru ni ibihe bintu uzi abantu bibeshya ko ari mukuru kandi batari mukuru kuko buri wese avuga ko ari mukuru buri wese yibwira ko ari mukuru rero nyine buri wese yibeshya ko ari mukuru ntabwo nyine kuko nshobora kukubwira ibyanjye ukambwira ibyo bintu ko njyewe ni ukuri kwanjye ukuri kwanjye kandi ukanamana facts ariko nyine ntabyo wiboneye man ntabyo wiboneye tu urumva ariko wowe nyine wowe wagiye uvuga uriya muniga yarabesha man yambesha 100% wowe ukagenda uvuga ati cap urakoze neza byahatari bro Aksimba bro I mean it's good man ariko buriya hip hop kuri wowe cyangwa injyana ya rap kuri wowe what does it mean for you cyangwa ikibazo cya mbere wenda when did you find that wayihuye nayo ukavuga ati this is where I belong hip hop man njye sinakubwira ngo wenda ni ryari cyangwa ni bro kuko culture nyine njye aboro nakuriye man aboro nakuriye n'ubuzima njye nakuriyemo man ijwi nyine ni ijwi Nyagasani yanshizemo tu kandi nyine nta handi ngomba kuricisha ni muri hip hop nyine sinzi ukuntu nakubwira kuko hip hop nta muntu wicuzinga nta muntu ujya uvuga ati yongeye kwigira nyine gutya wapi
byonyine tu wenye bro nyine we ntabwo ushiduka nyine biri kwikora tu ushiduka biri kwikora nk'ubu nakoze ndano urugero man fata utuboro tw'utubring atuvandika dukubita ku matwi hano urumva man igihe kimwe nza gufata umwanzuro nyine tu wenda ndabikora nyine urumva nyine nta muntu n'umwe nyine nigeze mvuga wenda ni umuntu cyangwa oya usanga nyine ni ibintu bigenda byikora urumva yaba nyine yaba uburyo bitwara movement zawe steps zawe urumva culture ibintu kwambara ibiki nyine buri kintu cyose bro kugera nyine n'uburyo urapa buri kimwe cyose bro nyine ibintu wowe bro wowe ukura nyine bikuri muto ntabwo wajya kuvuga ngo no sinzi nyine hari abandi wenda bashobora kuba interested n'undi muntu ariko ngiye nakuze nyine ari ikintu bro ari byo bintu nisangamo man ari ibintu nisangamo bro yo gusobanura hip hop ni ikintu kinini byatari hip hop harimo ibintu byinshi harimo culture ya fashion urumva harimo culture ya DJ ya DJ graffiti urumva b-boy urumva yaba MC urumva ibyo byose ni hip hop is culture kandi hip hop abanyafrika man twe ni culture yacu kuva na kera bro kuva na kera n'ibisekuru n'abasaza bacu bazamani ni ibintu byabo kuko barivugaga man abanyarwanda kera man wasangaga umuntu buri wese afite ikivugo cyiwe subizi se bro yivuga man simba ntago bibaho bro ntago bibaho kandi twivuga mu ngoma we kandi dukora hip hop abacece ariko nyine uzagenda ubabikesha nabi sibyo tuzagenda tubarabura tuzagenda tubarabura nabi ariko ubona you explain hip hop mu buryo bwiza and I like it ko hip hop the bigger hip hop ntago nagara wapi bro no nagari wapi ni lifestyle n'ubundi bro n'ubuzima nyine bwa buri munsi bro kenewe cyangwa aho ari biri ngombwa bro ni mutabazi nyine bro like what do you think industry like turimo and the industry what we doing but I know you see people they acknowledge what you're doing but the big crowd they're not going they're still a little bit behind like how do you see that man icyambere bro njyewe nyine icyambere ndabyikorera bro ndabyikorera kuba mbyikorera ubwanjye man kiri mu bintu cyambere kinshimisha tu kandi turi gukorera man ibintu bita nyine ni ibintu bizarama man ni ibintu bizarama ntago ari ibintu nyine aka kanya hari abantu benshi batari bagira nyine mind y'icyo kintu twari igihe uzabyuka mu gitondo buri muntu wese agasubiza nyine ijisho akavuga kumbe uyu muntu bro uyu muntu yarari ahangaha kuva ryari man this guy been here for COVID long igihe kinini byatari man long time ago bro hano kandi Imana nyine tu ibikikuriho nyine tuvuga ati yo bro komeza nyine ukora ibyawe tumuko nakuremye kugira ubikore urumva kandi twe turi gukora kugira amani twinspiring generation na generation bro nyine ku buryo abapeti nyine bazavuka bakavuga bro twagize n'amahirwe kuba twaravutse mu gihugu ari muri uyu muntu izo nzozi zanjye cyane kurenza nyine ko wankangisha industry yawe urumva man njyewe mba numva nawe ndi independent nikorera ibyanjye nyine nk'uko mbishaka tu story y'umunyagatenga haso y'umunyagatenga ibyo nkunda kuvuga story y'umunyagatenga nuko mfite indirimbo yitwa story ya Simba bro I know right ni haso y'umunyagatenga that's a good song nanone kandi good video
no hari iyo twayivuzeho hari iyindi video the OG. OG. Yeah, that's the OG. latest. Yeah. What's the story behind that one? OG. Oh. OG always OG. OG ahora ari OG. OG mani ni OG mani. Aba OG barankuje none aka kanya mba ndi kuba nyine ndi kuvuga nyine fact zaba OG. Yeah, cause nyine nakuze mu ba OG bro. Nakuze mu ba OG, aba OG nibo bankujije byatari nyine akanya man. I speak for them man. Besides you had atariho music. Muta ari mu yihe lifestyle abameze gute? Mutu bundi ni umu artist man. Artist mutakora akora icyangwe. Yeah, muta nyine ni umudozi. Urumva muta akora ubugeni. Yeah, that's man. Nyine iyo bitariho. Because that's out. Nyine iyo bitariho muri life yindi sanzwe. Muri life yindi sanzwe naho ngangiye mba ndi man kereka. Itaraho ngaho nago buriho. Bro na man always bro man ndaza kubikwereka kereka urebye nko mu gikapu cyanjye tuburi gihe cyose man. Buri gihe cyose kereka umuntu nyine tubasha kuba twabura nka buri gihe tu. Ni wabikubwira nyine ni wakubwira ubuzima bwanjye buryo mba mbayeho. Yeah bro ngewe nanabihamya n'iki like igihe cyose nigeze gushaka nyine hari mu gihe cy'igifungo. Bro nta nubwo ukora music mu gihe cy'igifungo. Nyine umva ntago aba ari igihe kinini bro, rero nyine icyo gihe kuba wagifata nyine ukabanza navuga ko ari nko kuri boosting man. What does it mean mu gihe cy'igifungo for you? Like uri muzima kiriya gihe nyine kuri njye bro, kiriya gihe ni igihe cyiza byatangira tu mu mwaka man. Sinzi ukuntu nakubwira bro. Man ni igihe nyine ni igihe man nongera nkajya muri njyewe man. Buri gihe akenshi n'amaproje yanjye tu akenshi yose akenshi akanguka man, yose akenshi akanguka nko mu gihe cy'igifungo ndi mu gifungo tu nyine kuyatangira kuyatekerezaho cyane. Urumva nyine kubera ko mba ndi muri njyewe cyane bro, mba ndi muri njyewe cyane nyine hari distraction nyinshi cyane nyine mba nakatinze byatari mu rwego ruri hejuru cyane tu. Urumva ku buryo nyine umwanya mwinshi cyane mumara none ndi muri njyewe cyane tu. Kubera ko no guhura n'abantu benshi hari igihe kigera nyine nko muri icyo gihe ukaba kubera ko buriya muntu nimura nawe wenda n'urugero muri ibi ngibi kandi ntabwo ari abantu ngomba kuba ndi nta nubwo ari byo bintu ngomba kuba ndimo. Urumva nyine ni igihe cyiza nyine ngira mu mwaka tu. N'undi muntu wese nyine w'umumuslim nyine ari kubwira cyiza tugira mu mwaka. Ndi kukubona n'ukuntu uri kubivuga nyine ntabwo nyine nta nubwo ufite amagambo yo kubisobanura bro, sinzi ukuntu nabigusobanura ariko nyine ni igihe cyiza bro. Ni igihe ariko man you don't go in the studios bro. Ndagera ariko ntabwo recording. Ntabwo ndi codinga. Urahagera studio ushobora kuhagera ukujya nkaganira n'aba brothers. Yeah, just to say okay. Yeah, gutyo nyine tugapanga wenda cyane tuba turi kuganira ushobora kuri gupanga wenda ubudozi se bwa indi artist n'iki urabikora ibyo ngibyo uri kubikora tu kubera ko ibyo ngibyo nano so wigomwa kuri coding gato atandukanye man. Wigomwa kuri coding ubuzima lifestyle ya music bro. No bro, I can vouch for that because abwiye tudukore bro n'icyo nabwiye ati bro naza muri studio nkareba nazatamo nyuma ariko not this moment. Yeah, nyine akugaye ni nagatonya man. Sinzi ukuntu rero nyine umuntu atagafata nyine akabanza. Wowe ni wowe kukamininga kuri wowe means a lot. Kuri njyewe niyo yaba ari kimwe nshobora kugifata kandi igihe kimwe kandi atari igihe kinini, you know, but for you it means a lot because wowe wafashe your moment, you know. That's great because that's like starving that distraction and feeding your focus because in your moment ari ituma, you know bro, cyo ugaburi numbero ya byataye kandi mubwira ko mana amaproje yanjye kenshi bro man nyatekerezaho nyine muri icyo gihe wenda nk'amaproje yanjye maze igihe nyine natari gukora wenda tu
icyo gihe nangira kuyakusanya byataye nyine nkongera nkashyira ku murongo ku buryo mva muri iyo minsi bro ibintu byanjye noneho bipanze nanone fresh hari ukuntu nyine tusubiza hari ukuntu hari ukuntu tuba twagize icyo gihe nacyo kiri mu gihe kimfasha byataye. That's right. Mutayizera ijuru. Nizera ijuru riba he? ijuru riri mu mutima mani. Ijuru riri mu mutima, ukora ibyiza urumva mani, kubana n'abantu neza mani, kubaho nyine ukabaho nk'inyamaswa, ukabaho utajyaginga kubera ko byajya mukuru arahari mani, byajya mukuru arahari. Mutase yizera muri marriage. Muri marriage mu rugo mu gushaka. Bro iyo partner ni igihe cyiza byatari ku muntu agira ni byiza byatari mani, sindi umuntu mani kubera icyo baje gushima. It's fun no to question utubazo mba nkuye hariya, ntabwo ari ukuvuga ngo hari impamvu ni iki just mani, ni ibintu byiza byatari byizeramo cyane mani, kandi abushi inshallah Imana izafashe binabetu kuko ntabwo byari ukazamura akaboko karahira bro man, niyo bitaba gutya ariko nyine ibyo bintu bikaba ariko ntuza Islam yemera ko ushobora gushaka abantu batanu. Bro man, tujye kuri music nyine turagera kuri music ariko this is a life byiza byatara ariko but do you believe in that now? dukeneye gufeedinga man focus yacu bro. Man hari kuntu real life shit, kuko n'ubundi hip hop ukora nuko watubwiye ati ni music, ni ubuzima ubamo ni. You just don't like to talk about ku ruhande ni iki ushaka kuvuga kuri music gusa? Kubera ko nyine ikintu cya mbere cyazanga man ni music. Music ariko music nayo iva kuri lifestyle wife nyine, ariko ntabwo aho ngaho mani, ntabwo ariho, kubera ko buri lifestyle yanjye hari ibintu biri private man, biri private. So that okay, I get that. I'll respect that because nanjye hari ibintu wenda ushobora kumbaza nanjye yavuga ati man I got an answer ariko I don't want to give the answer right now, you know. Ukayikarumana n'iki kandi tase ko ari personal bizagenda bite bro? Ariko ni byiza bro, because I like that because you have to differentiate the work akazi ukora bisanzwe cyangwa n'ibindi bintu tu, you know, because you can have both ways cyangwa you can do both, you know, at the same time. Ni ingenzi kumenya ati I can talk about this muri public, I can also keep this from the public. Ari ibintu byawe man, ari ibintu byawe nkawe bro, ari ibintu byawe nkawe nyine, abandi bitabareba cyangwa nyine badakwiye nyine kuba. Kandi nanone ubona niba ubibabwira se what are you getting the benefit, urarungukira hehe? Nibyo ngibyo man, nibyo ngibyo nta kindi. Umuntu namenya ko ufite umugore cyangwa utamufite, what are you gonna get? Ibyo ngibyo urashaka ni byiza nyine, ariko nimba ubishaka kubimenya ntabwo abandi babikeneye. True that is good to know. Wamambuye dushobora guhura nkazabikubwira cyangwa undi muntu akabikora. Bro ufite girlfriend, ufite iki bro man, bimarike urashaka ku bishyire kuri karubanda nyine tubyumve ni mutaba yibereye kuri kacya igari cyari gucira but real nigga man I've made over OG shit, you know, biba byoroshye kuganira nawe, biba binakomeye kuganira nawe because you don't talk just of entertaining. You know, there's some people who entertain any conversation. Hate conversation barahari, support conversation barahari. Conversation wowe biragoye kuko ntabwo ari conversation yose we entertaining, you know, we entertaining a conversation iri man ifite nyine ikintu man purpose. Sinumva ukuntu nyine twajya guta umwanya ku kintu ikintu nyine tuvuge kuri Donald Trump basi
Donald Trump ntabwo muzi cyane man ujye mbwira wajya kumbwira nje ndi umunyarwanda bro ndi mu Rwanda man ari iyo ngiyo bro kereka mukubajijeho man I don't know the guy too. nanjye ntabwo muzi man wambaza kuri Long J wambaza kuri wambaza kuri Kinabdi wambaza kuri Seto wambaza kuri Umdata ariko is good ariko nyine kuba muvuze icyo what does it mean in life nyine gusa nyine nzi ko ari president no that's good ariko tugaruka no kuri podcast yacu kubera ko yewe uzi man uyu muntu agina ari kunjyanamo ntabwo ariyo ntego yanjye ariho hantu ndi nta nubwo ari naho mbarizwa urumva bro rero nyine bikagufasha nyine kuba wakwikangura tu muri wowe urumva wakwikangura muri wowe tu ukaba nyine wavuga ati ye ahantu wapi inzozi zanjye ngomba kuzikorera gutya no that's great because you are more like a spiritual guy Niki. What do you believe about meditation do you do meditation Niki kuri wo Yeah, meditation is a life man. Meditation nyine ni ubuzima nyine ni ikintu cyiza byataye kubera ko the more you meditate nyine ni kugenda umenya nyine uriwe man urumva the more ufata umwanya ukiganiriza ukaganira n'Imana yawe urumva bigenda bigufasha nyine ibintu byinshi cyane man ibyo byaguhereza patience urumva ibyo biguhereza nyine kubyuka nyine tu mani mu rugendo nyine umuntu aca muri byinshi byatari tu uca muri byiza bro man uca mu bibi nyine nyine niyo safari y'ubuzima niyo journey y'ubuzima bwose tu nta muntu ugera ku kintu cyose atavunitse tu kibwira ngo ngiye gukora kino ejo mu gitondo mani no patience urumva man kwihangana man ugategereza bro ugakora ibyawe man hard work ugakomeza ugakora bya hatari ukamenya no kwihangana man kubera ko igihe kivugira man udatana n'akazi rero ukomeza gukora time yawe iragera ibintu byose bikaba urumva kandi ikindi ukaba wowe bro ukaba wowe urumva don't copy man don't die copy wavutse man uri wavutse uri OG ntago man wajya kurirwa man ujya gukopinga man ibintu by'abandi kora ibyawe igihe kiragera man ugutwi nyine abantu barahindagurika man nyine ni nk'igicu tu kuna akanya wenda habashyushye mu kanya hagakonja urumva hari igihe nyine abantu babyuka mu gitondo man sound yawe nyine ariyo sound bro amatwi y'abantu bose bashaka kumva tu urumva igihe kiragera nyine tu kandi koko nyine kubera ko uba waragumye nyine uri wowe tu utiganya iby'undi udakoze iby'undi ugakomeza ugakora ibyawe igihe kiragera nawe ibyawe man abantu bakabihanga amaso well I appreciate it none se do you believe in mental health like just staying fit mentally none se ni iyihe like advice cause like sometimes like rimwe na rimwe ubona abajizi cyangwa whatever we do batari nyine mentally like mu bintu nataguciye mu ijambo mu bintu by'agaciro dufite man mu bintu by'agaciro binarenze byose mu buzima man mu buzima talk about that ubuzima nyine ubuzima bwiza urumva man kubera ko ubuzima nyine ni udafite ubuzima abantu hose ntabwo wagera tu ni waba umeze gute bro nyine wararangije kwica ubuzima bwawe mu rugero urumva man ntabwo nyine hari barriers nyinshi cyane wagenda nazo tu haraho wenda byagusaba wenda n'isho bakakubwira isho ntabwo uri buyikore bitewe n'indwara runaka kandi iyo ndwara wayitewe n'iki ngiki gutya na gutya ntabwo wabashe kuba wakora gutya na gutya urumva just like nyine nk'ukuntu mbaje mental health nyine ukuntu uri kumbwira rero nyine no mu bintu tugomba kurinda byatari n'icyo kintu kirimo tu tukarinda nyine ibitekerezo byacu n'ubwonko bwacu man kugira ngo tubashe kugera kuri ha hantu dushaka kugera man
So nicyo kintu cya mbere, man. That's the key, man. Yeah. Stay healthy, mentally stay strong. Yeah. Kuko ni like that's niyo moteri. Niyo moteri nyine tu. You Kuko dig? bidahari ibyo ngibyo. Nta n'ikintu none se nta buzima. Nta buzima bwiza. Nta kintu. Ni gute uhendoringa pressure zizana no muri kuba muri no industry? Because kuba muri no industry hari pressure. Like, how do you handle izo pressure zitwaramo gute? Man, nje nguma ndi njyewe, man. Nguma ndi njyewe kandi ikindi njyewe. Man, I was born nyine navutse ndi umustar, man. Navutse ndi star. Pero nta kindi kintu nyine, nta kintu njyewe kijya nyine, nta pressure, man. Sinzi ukuntu nakubwira, nta pressure nyine nimwe igomba cause nyine ibi ngibi nibyo navukiye, man. Ntago ninyanguriya ngo arandeba gutya, ntago ibyo ngibyo ari byo nitayeho. You just focus on you. Yeah. Ibyo bintu ariko ni iby'ingenzi. Ese music yawe uyikoresha gute just for yourself? Ako gute ufasha bishoboka, man, ifa kuba wagishyizemo ingufu, urumva, man, uzi icyo ushaka, urumva. Nta kintu kidashoboka mu buzima, bro. Just nyine njyewe ni motivation nyine, ni conscious rap, ubundi njye nkora conscious rap. Urumva rero nyine njyewe ntago najya gufekinga ngo njye kukubesha, man, ibintu nazi, ubuzima natabayeho, urumva, bro. Ntago najya kukubwira nyine ibintu nimbibamo nabyo nzabikubwira tu, ariko aka kanya ndi kukubwira uburyo nyine my experience nyine, uburyo nabayeho, uburyo ndiho, urumva. Aka kanya nyine tubabona around nyine aba people bari around yanjye nyine, uburyo babayeho, urumva. Nyine experience yanjye niyo mbasha kuba nagusangiza tu, urumva. Ikakubasha nyine kuba yakuremamo nawe cya cyizere tu n'icyo nanjye mba niremamo, bro, urumva. Izo mbaraga nyine wowe udafitemo nyine, handi uba wumva wacitse intege, bro, njye nkuzira muri rya jwi nkubwira nyine tu ko byose bishoboka nyine tu. Ntabwo uri wowe wenyine, man. Ntabwo uri wenyine, kandi uyu munsi ntabwo aba ari w'ejo, man. Ntabwo uyu munsi aba ari ejo, urumva. Ikintu cyose nyine upfa kuba uzi icyo ushaka, feed your focus nyine ukayigaburira, bro, urumva. Intumbero yawe ukayigaburira, bro, ukavuga nimba ari ukuvunika mvunike, ariko nzi icyo nshaka mu buzima, man. Nzi aho nshaka kugera, urumva. Nzi ishusho yanjye, man, kuko buri muntu wese aba yizi, bro. Akanya ndi kumwe nawe, simba uri kundeba, ariko wowe simba muri wa rukundo uri kwireba, bro, urumva. Nanjye nuko nguko, man. Nanjye nuko nguko rero nyine, kwa kundi uba uri kwireba rero ugomba kubirwanirira, bro. Nimba uri kwireba ko ugomba kuba uri aho hantu ugomba kuzahagera nyine, komeza ushyiremo imbaraga nyine tu, urumva. Kandi nta muntu ugera ku kintu cyose atavunitse, bro, urumva. Ikintu cyose cyiza gitwara igihe kandi uravunika, man. Uravunika nyine, ugomba kugira sacrifice. Sacrifice. Ntago wagera ku kintu cyiza cyose utavunitse, man. Ikintu cyose ugomba kuvunika nyine kugira ikigereho. Nukibona cyoroshye umenye ko no kugenda kizagenda cyoroshye, bro. Niko biba bimeze, man. Ni ibintu twagiye tubona, ni ibintu nuko isi iteye, bro. Ikintu ubonye cyoroshye, isi kamu izigo. Bro, tune in, man. Muta kabiri, muta the second. Tune in OG. Record outside. I appreciate you kuba twaganiriye, man. Like, ni iby'agaciro for me, because I know you. Listen to your music, I study you, you know. Kukubaza ibibazo bitandukanye kugira ngo abandi bantu bamenye, we were just to challenge you. But that's what Feed Your Focus is there. You know, and staying real, staying OG, staying that means a lot. That means a lot, man. I appreciate you guys. I appreciate it. Respect you, man. Because of that, man. People, I feel like people who have to know you more if they listen to you.
focus ya gutya twaganira people nabo you know umujamo w'amagambo make but if people really wanna tap into no the music bagomba kumva music yanjye nyine ibikorwa kurenza amagambo man. yeah man we out right now Yeah. focus Yeah. Yes, up, yeah, man.